kera cyane mu mudugudu witwaga Amahoro habaga umugore wapfakaye. Umugabo we yarapfuye amusigira umwana w'umuhungu muto cyane. Uwo mugore yakoraga imirimo ivunanye umunsi wose ashaka icyo kurya cyamufasha we n'umwana we, ariko ubuzima bwabo bwari bubi cyane. Akenshi baranabwirirwaga kubera kubura amafunguro. Uwo mwana w'umuhungu yitwaga Ntwari. Amaze gukura gato, umunsi umwe abaza nyina ati, "Mama, ko duhora dushonje, papa yakoraga akahe kazi ngatubesheho?" Nyina aramusubiza ati, "Papa wawe yari umuhigi, yategaga imitego tukarya ibyo yayifatiyemo." Ntwari aravuga ati, ibyo si akazi, ni nko kwinezeza. Nanjye nzatega imitego turebe ko twabona ibyo kurya bihagije." Bukeye ajya mu ishyamba, aca amashami y'ibiti, nimugoroba asubira mu rugo. Ku munsi wa kabiri ayamara ayakoramo imitego. Ku munsi wa gatatu azinga imigozi akoresheje imigwegwe. Ku munsi wa kane ashyiraho imitego myinshi uko umwanya wamushobokeye. Ku munsi wa gatanu ashyiraho ibisigaye byose ku mitego, arangije ayijyana mu ishyamba gutega inyamaswa. Ku munsi wa gatandatu asubira kureba imitego ye. Yasanze yarafashe inyamaswa nyinshi cyane zirengeje izo bari bakeneye. Afata nyinshi muri zo ajya mu mujyi munini arazigurisha, agura ibigori n'ibindi bari bakeneye mu rugo iwabo. Inzu yabo yuzura ibiryo, maze we na nyina batangira kubaho neza cyane. Ariko hashize igihe yatangiye gusanga imitego ye nta kifata. Umunsi ku wundi bimara iminsi myinshi. Umunsi umwe mu gitondo asubiyeyo asanga inguge yafatiwe mu mutego. Agiye kuyica, inguge iramubwira iti, "Mwana w'umuntu, ndi Nene inguge, ntunyice, nkura mu mutego undeke ngende. Nkiza imvura uyu munsi, nanjye nzagukiza izuba ejo." Ntwari ayikura mu mutego arayireka irigendera. Inguge imaze kuzamuka mu giti iramubwira iti, "Kubera ubugira neza wangiriye, ngiye kukugira inama. Ntuzigere ugirira ineza umuntu. Abantu bose ni babi. Nugirira umuntu ineza azakwitura inabi igihe yakagombye kukwitura ineza." Ku munsi wa kabiri Ntwari agiye kureba imitego ye, asanga inzoka yafatiwe muri wa mutego umwe wafatiyemo inguge. Agiye guhamagara abaturage bo mu mudugudu ngo baze bamufashe kuyica, inzoka iramuhamagara iti, "Garuka mwana w'umuntu, ntuhamagara abantu ngo banyice. Ndi Niyoka inzoka, ndagusabye undekure. Nkiza imvura uyu munsi, ejo nzagukiza izuba igihe uzabona bikeneye." Arayireka iragenda, maze inzoka irahindukira iramubwira iti, "Nzagushimira igihe nzaba mbishoboye, ariko ntuzigere wizera umuntu. Nugirira umuntu neza azaguhindukirana mu ba mbere." Ku munsi wa gatatu asanga intare yafatiye muri wa mutego. Atinya kuyegera, ariko intare iramubwira iti, "Wihunga, ndi Simba Kongwei, intare ishaje cyane. Ngirira ubuntu nkure muri uyu mutego, sinzagukomeretsa. Nkiza imvura uyu munsi, ejo nzagukiza izuba." Ntwari arayireka nayo iragenda. Intare igiye iramubwira iti, "Mwana w'umuntu, wagize neza, nanjye nzakugirira neza nimba ishobora. Ariko ntuzigere ugirira umuntu icyiza, kuko azagusubiza ikibi." Ku munsi ukurikiyeho umuntu yafatiye muri uwo mutego. Ntwari aramurekura. Uwo muntu amwizeza inshuro nyinshi ko atazigera yibagirwa ineza yamugiriye yo kumukiriza ubuzima. Nyuma y'ibyo hashize iminsi myinshi nta nyamaswa igifatwa. We na nyina bongera gusonza. Umunsi umwe abwira nyina ati, "Mama, ntekera imigati 7 mu ifu isigaye, njye guhiga n'umuheto n'imyambi." Aragenda cyane, ariko nta nyamaswa n'imwe abona. Amaherezo arazimira. Imigati ayirya yose hasigara umwe gusa. Agera mu ishyamba ribi cyane ry'umwijima ry'inzitane. Yumva arananiwe, yumva agiye gupfa, maze yumva umuntu amuhamagara. Arebye hejuru abona ni Nene inguge. Iramubwira iti, "Mwana w'umuntu urajya he?" Nawe arasubiza ati, "Simbizi, nazimiye." Inguge iti, "Wigira ubwoba, ruhukira hano, ndagaruka nkwitura ineza wangiriye." Ijya mu mirima y'abandi, yiba amapapayi n'amatunda menshi, irayikorera iramuzanira, inamuzanira amazi yo kunywa. Ararya, aranywa, barasezeranaho buri wese ajya mu nzira ze. Nyuma yo kugenda urugendo rurerure atazi aho yerekeza, ahura na Simba Kongwei, intare ishaje. Nayo iramubaza iti, "Urajya hehe mwana w'umuntu?" Ntwari arasubiza nka mbere ati, "Simbizi." Intare iramubwira iti, "Igira hino wicare tuganire, nshaka kukwishyura ineza wangiriye." Ntwari yaricaye. Intare nayo yihina hirya, izana umuhigo wayo, izana n'umuriro. Wa mwana Ntwari ateka wa muhigo ararya. Amaze kurya yumva aguwe neza cyane. Baraganiriye
biratinda barangije basezeranaho maze buri wese yerekeza mu nzira ye. Amaze kugenda urugendo rurerure agera hafi y'urwuri ahahurira n'umukecuru ushaje cyane, maze aramubwira ati wowe muntu w'umunyamahanga, umugabo wanjye ararwaye cyane kandi ndimo gushaka umuntu wamukorera umuti, none ntabwo wamumukorera? Ntwari arasubiza ati mubyeyi, ntabwo ndi umuganga, njye ndi umuhigi kandi sinigeze nkoresha imiti mu buzima bwanjye, ntabwo nabasha kumuvura. Ntwari yakomeje urugendo, noneho agera ku muhanda wajyaga mu murwa mukuru, maze hafi aho ahabona iriba. Ku ruhande rwaryo hari hateretse indobo, maze arivugisha ati ibi nibyo nashakaga, ngiye kunywa amazi y'iri riba, reka negere ndebe ko amazi nyageraho. Ubwo yegeraga iriba ngo arebe ko amazi ari hejuru ku buryo yageraho, ako kanya ahita abona inzoka nini ivuyemo. Iramubwira iti mwana w'umuntu, buretse gato, waranyibagiwe? Ndi Neoka wankuye mu mutego, mpereza agasakoshi kawe ndagushyiriramo ibizagufasha mu rugendo rwawe. Inzoka ifata ka gashakoshi ke igashyiramo imikufi ya zahabu na feza, maze imusezeraho, maze Ntwari nawe akomeza urugendo. Ageze mu mujyi ahura n'umuntu yigeze gukura mu mutego, amutumira iwe, aramwakira. Umugore we aramutekera, aramuzimanira, ariko uwo mugabo arahindukira ajya kurega Ntwari ku muyobozi w'umudugudu, amubeshyira avuga ko Ntwari ari inzoka yihinduye umuntu. Abasirikare baraza baramufata, baramujyana, maze bamuzirika amaboko n'amaguru ngo atabacika cyangwa ngo akoreshe imbaraga ze akabagirira nabi. Ariko Neoka ya nzoka ihagerera igihe ishyira umutwe ku birenge bya wa mugabo w'umubeshyi, abantu barumirwa babona ukuri. Ntwari bahise bamuhambura, maze bamusaba imbabazi kuba bari bamwise umurozi kandi atari we. Maze umuyobozi w'umudugudu aramubaza ati ni iyihe mpamvu uyu mugabo yagutumiye iwe yarangiza akagushinja ikibi? Ntwari asobanura byose byamubayeho, nuko inguge, inzoka n'intare byamugiriye inama zo kutizera abantu n'ingaruka zo kugirira neza umuntu. Umuyobozi w'umudugudu aravuga ati nubwo abantu bamwe batitura ineza bayibagiriye, ariko si bose. Ariko uyu muntu wakoze nabi agomba guhanwa, agomba gushyirwa mu mufuka akajugunywa mu nyanja kuko yituye ineza nabi. Wa mugabo yarahanwe nk'uko umuyobozi yabitegetse, naho Ntwari afashwa kugera iwabo, ajyana na za zahabu n'imiringa yahawe n'inzoka, aragenda we na nyina bakira batyo. Sinjye wahera hahera ubugome bw'umuntu. Tubashimira ko mudahwema gukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Nk'uko mwabyumvishe rero, iyi nkuru yacu yagarukaga ku kwitura ineza uwayikugiriye. Inguge, inzoka n'intare byose byituye ineza Ntwari wari warabyifashije akabikiza, naho umuntu we aho kugira ngo amwiture ineza yamugiriye, ahubwo amuteza rubanda ashaka kumufungisha ndetse no kumwicisha. None mwebwe mudukurikiye nimutubwire iyi nkuru ibigishije iki, na yahe masomo mukuye muri iyi nkuru yacu? Reka rero mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza, mukomeze gukunda no gukurikira ibiganiro ndetse n'inkuru zinyura kuri Ubuzima mu Nkuru TV.